Mu gihe ufunguye YouTube channel so warazi uko ari setting ziba ugomba gufungura kuri channel yawe nk'itegeko kugira ngo channel izazamuke mu gihe gitoya. Abantu benshi bakora amakosa bafunguye YouTube channel bakazifungura bakarekera aho ngaho. Channel zabo bikarangira n'amafaranga abonye kuri YouTube channel bikarangira channel zabo zitazamutse cyane. Muri iyi video njya kwereka setting ziba ugomba gufungura kuri channel yawe maze channel yawe ikareka kugira abasubscribers bangaye cyangwa views zingahe maze nawe ugatangira kugira views mu 70 ingahe cyangwa mu 100 angahe kuri channel yawe. Muri iyi video njya kwereka zino setting ziba zose baguhisha kuri channel yawe. Tutatize mu rubyinshi reka nkwereke zino setting. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukora subscribe niba utarayikana ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho munsi muri comment ndahita nkusubira. Rero kugira ngo setting channel ya none ugira views nyinshi ugire subscribers nyinshi bityo uzayimonetize mu gihe gito cyane buri monetize urusheho kuzamura channel ya nta kintu uzakora uzabanza ufata application yawe YouTube Studio dore ngiyi niba ufite muri telefone yawe uzabanza uyikozeho urutoki nguko uzakozaho urutoki ugumisheho ukimura kugumishaho uzahita ukora no app ifuri kwabona uzakoraho ukimura gukoraho uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku we nta kintu uzahita ukoza askore gake uzamura nguko ukimura kuzamura uzahita ukora no open by B4 hano uri kuhabona uzakoraho ukimura gukora uzasanga birahangawe nta kintu uzahita ukora uzahita uvivura kano ka kabira kanga gashyizeho udufureshi ukimura kukavivura uzahita ukora back gakeya usubira inyuma ukimura gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora uzahita ufungura Google Chrome cyangwa Safari bitewe na telefone ukoresha je nandorire ni Google Chrome dore ngiye uzayifungura gusa mwibutsa ko mbere kugira ngo setting channel yawe birumvikana nyine ugomba kuba warafunguye YouTube channel ubwo niba utarafunguye YouTube channel video yabanye nawe tujye wafungura YouTube channel neza channel ikaba yemerewe guhembwa na YouTube base nawe ugatangira gukora amafaranga kuri YouTube. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora uzafungura Google Chrome yawe dore ngiye uzayifungura ukimara kuyifunguza ateza gake banze ifunguke ikimara gufunguza tujya kuri tablet imeze kunguku we nta kintu uzahita ukora uzahita uza muri search hano hejuru angashyizeho udufresh ukimara kuza muri search hano uzahita wandikamo YouTube Studio uzabyandika nguku ukimara kubyandika nguku nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereza ukimara guteza uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku we nta kintu uzahita ukora kuri link ya mbere ingishyizeho udufresh uzayikoraho nguku ukimara kuyikoraho bizarodinga uzateza gakeya bibanze birodinge bikimara kurodinga uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku nkuko uri kuyibona cero twafunguye mu minsi yatambutse urabona ngiye nashyizeho video imwe urabona ko yagize views 42 yagize like 2 urabona nyine nashyizeho agashort video kandi urumva video ya mbere kugira views 40 zingahe urumva ni ibintu byiza cyane urumva ko channel yacu imeze neza. Rero ushobora gufungura YouTube Studio nguko ugasanga harimo channel utigeze ukoresha kera rero kugira ngo uhindure nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh kano kantu kari hano hejuru mu nguni reka nzuminge kugira ngo mubashe kubibona neza akangaka uri kukabona uzagakoraho nguko ukimara gukora uzahita ukora ndetse switch account hano uri kuhabona ukimara gukora bazahita bakwereka email ziri muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora uzahita uhitamo ya email iriho channel yawe uzahita uhitamo ya email iriho channel yawe gusa nkuko uri kubibona kuri tablet twebwe turabona dushobora kuzuminga in cyangwa tukazuminga out nkuko uri kuyibona. Rero kugira ngo nawe bimere nguko nta kintu uzahita ukora kuri umudomo gutatu buna hejuru mu nguni ubu ngubu uri kubona uzabukora nguko ukimara kubukora uzahita ubona kano kantu ka desktop site akanga kashyizeho dufureshi urabona twebwe karavivuye nguko ubwo we uzasanga katavivuye nguko uzakavivura ukimara kukavivura bizahita birodinga bikimara kurodinga ngo nawe uzajya uzuminga nguko uzuminge in cyangwa uzuminge out bigende nguko ukimara kubikora nguko nta kintu uzahita ukora rero uzahita ukora kuri kano kantu akanga kashyizeho dufureshi kano uri kukabona akangaka uzagakoraho nguko ukimara gukora nta kintu uzahita ubona bizarodinga nguko ubwo tugiye guhera kuri setting za mbere zibanze turasoreza kuri setting zikomeye cyane. Rero ukimara kugera kuri tablet imeze kunguko hano uzahita ubona ibintu bigiye bitandukanye urabona hano hambere naho gushyiraho banner image ubwo banner image ni ngakano gafoto kaba kari hejuru ya channel ngakangaka shyizeho kuri screen ngakangaka uri kukabona nuko nguko ugashyiraho rero ngiye gukwereka uburyo wahita ugashyiraho kuri channel yawe. Rero uzahita ukora nanditse upload gusa kano kabana image yo bibaye byiza uba warabanje kugategura ko bantu kagakora neza kugira ngo channel yawe izabe imeze neza nyine nk'iyabasirimu. Rero uzahita ukora kuri kano kantu ka upload kano uri kukabona uzagakoraho ukimara gukora bizarodinga bikimara kurodinga bazahita bakwereka amafoto ufite muri telefone uzahitamo agafoto ushaka gukoresha mu rugero twebwe reka dukoresha kangaka nge n'urugero ngiye kubaha uzahita ukavivura nguko uhita ukora hano wanditse done hano uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoraho kazahita kazamo nguko bazahita bagusaba nyine kugashyiramo neza fresh hano ushobora kuba wagashyiramo neza fresh ku buryo nyine byaha bihura neza 5/5 ukimara kubona bihura nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka done ukimara gukoraho urabona ka gafoto kacu kagiyemo nguko hano rero happy gica hano nyine ushyiramo logo ya channel yawe cyangwa niba ari foto yawe ugiye gukoresha uhita ukora no wanditse upload hano uri kuhabona ukoraho nguko
ukimara gukora nguko uhita uhitamo ya foto cyangwa ari ugushaka gukoresha kuri channel yawe. Twebwe rero ngugiro nanone reka dukoresha ifoto yacu uzayikoraho nguko ukimara kuyikora n'ubundi uzahita ukora kuri done. Ukimara gukora kuri done bazahita bakugeza kuri table betse kuko urabona ukuntu kayise kamera, nanone uzahita ukora kuri kano kantu ka done kano uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora n'ubundi foto yawe izahita itangira ijyemo nguko uri kubibona hano hano munsi urabona harimo izina rya channel yacu. Urabona channel yacu twayise Etienne Menya. Munsi nanone kuri handi urabona hariho Etienne Menya. Hano munsi noneho kuri description nyine ushyiramo ibintu bya channel yawe, ubwo channel ushyiramo nyine amakuru ya channel yawe, ibintu ugiye kuzajya wigisha kuri channel yawe. Biba bibaye byiza nyine urabanza ukicara ukabitegura, niba ari uguteka ukabanza ugategura ati tuzatugizaho ibiganiro byo guteka gutya na gutya, cyane niba ari entertainment ukabanza ukabitegura hanyuma ukabishyiramo ahangaha kugira ngo nyine umuntu azasura channel yawe azajya abanza arebe ese uyu muntu ubundi yicana ikora ibiki. Nyine ugashyiraho ibintu nyine channel yawe ikora. Niba ukora ibintu bibiri ukahita ubishyiramo ahangaha ukabyandika ukahita ubishyiramo. Twebwe rero nk'urugero hari ibyo twamaze kwandika nguko tuzahita tubipestingamo nguko. Dukimara kubipestingamo nguko nta kintu tuzahita dukora, tuzahita tuzamura nguko. Dukimara kuzamura urabona hano hari link ya channel yacu. Dore link ya channel yacu ni iyi ngiyi. None ushaka guhuza channel yawe n'izindi link, yenda nk'urugero niba ukoresha Facebook, Instagram, TikTok, nta kintu uhita ukora handitse add link. Umaze gukoraho utushyiramo link nyine, niba ari ya TikTok, niba ari ya Facebook, niba ari ya Instagram yawe utuyishyiraho. Ni kwa kundi umuntu asura channel yakahita abona n'izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha bitamusabye kujya kwirirwa gusacinga kuri izo social media zigiye zitandukanye. Rero hano ni hunyuraho ushyiraho link za social media zawe. Rero hano ha email ushyiramo email yawe ushaka ko abantu bazaba bakwandikira. Hano ushyizemo email yawe, uyu muntu asuye channel yawe ayabasha kubona email yawe, niba ari ukwandikira, niba ari business mushaka gupanga akaba yakwandikira kuri email yawe anyuze ku email washyize ahangaha. Ndakeka biri kumvikana neza cyane. Rero hano ha video watermark ahangaha uri kubona hano ushyize fresh hano hantu yukozeho hano handitse upload ugashyiramo agafoto kawe cyangwa akarogo kawe. Ako karogo ushyizemo cyangwa agafoto kawe ushyizemo kazaho kuri buri video yawe wauploadinze kuri channel yawe. Bishatse kuvuga ko niba ari nka rogo wateguye, bwo rogo wateguye ukauploadinga ahangaha izahita igaragara ahangaha hano ushyize fresh kano nyine ubwo izajya igaragara nyine kuri video zawe zose wauploadinze kuri iyo channel. Ni kwa kuri nyine ujya kudownloadinga video kuri YouTube ugasanga nyine iriho logo ya channel y'uwo muntu. Iyo logo nyine abarayishyizemo anyuze ahangaha nyine kuri video wa downloadinga kuri iyo YouTube channel. Rero nyine haba hariho iyo logo nyine yashyize kuri channel yiwe anyuze muri izi nzira itukwana handitse upload ukahita ushyiraho iyo logo niba warayiteguye. Ariko ngiye nawe nateguye urumva ntago nayishyiraho hano ngiye kuba masimbutse nguko. Rero ukimara kubyuza neza nguko nta kintu uzahita ukora, uzasikura gake uzamura nguko. Urabona uzamanura nguko. Urabona ifoto ya banner twayishyizeho, ifoto ya logo kuri channel yacu twayishyizeho, description twayishyizeho, niba ari n'amariki niba wowe uyafite ku zindi social media nawe wazishyizemo unyuze ahangaha ashyize udufresh hano uri kuhabona. Ubwo byose nyine wabishyizeho ukimara kubishyiraho nguko uhita ukora hano handitse home tab hano uri kuhabona. Reka nzuminge mbigire binini kugira ngo ubashe kubibona. Ahangaha ashyize udufresh urahakora nguko. Hano iyo hakoze nguko ifiteho video nyinshi ubasha kuba wazisetting ubwo zizazigaragara kuri channel yawe. Niba uri ukora playlist ukabasha kuyikora unyuze ahangaha, ariko twebwe ubwo dufiteho video imwe urumva ntago byapfa gukunda neza 5x5. Nyine hano ngiye kwasimbuka uko tuzatugenda dushyiraho video kuri iyi channel nzagenda mbereka uburyo wabisetinga neza kugira ngo channel yawe bigaragara neza nk'iy'abasirimu. Rero ukimara kubisetinga neza nta kintu uzahita ukora no handitse publish hano uri kuhabona. Uzahita ukora nguko kano kantu ka publish uri kukabona uzahita ugakora ngo ukimara gukora bizarodinga. Uzateza gake bibanze birodinge, uzateza nyine bita bijyaho automatically, uzateza gake ya wihanganye. Urabona ko bise birodinga hano hejuru nyine urategeza bikabanza bikarodinga kugira ngo ibintu byawe bijyeho neza 5x5. Urabona ko bise bijyaho nguko. Bikimara kujyaho nguko nta kintu rero uhita ukora kuri kano kantu ka mbere akangaka kizeho udufresh. Reka nzuminge bigire binini hano hantu hambere. Uzahita ukora hano kuri dashboard hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzateza gake ya birodinge. Bikimara kurodinga no muri uzahita usubira kuri ya taburo yacu ibanza. Ukimara gusubira kuri taburo ibanza rero nta kintu uzahita ukora, uzasikura gake uzamura nguko uzazamura. Ukimara kuzamura uzahita ubona kano kantu ka setting kano kari hano munsi. Reka nkagire kanini kugira muze kubasha kubibona. Akangaka ka setting kano ndakeka ariko ukabona neza 5x5. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ugakora. Ukimara kugakoraho bizarodinga uzateza gake ya birodinge. Bikimara kurodinga uzahita ubona utuntu twishi tugiye dutandukanye. Hano urahabona general, urahabona channel, urabona hari upload default, urabona nyine hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero hano ha general urabona hano hari dollar hano nyine usettingamo amafaranga bazajya bakwishyura. Hano ushobora gusettingamo amadolari, ushobora gusettingamo amayero, ariko nyine mu Rwanda kuko nta monetize hari n'amafaranga y'u Rwanda arimo, bibaye byiza twarikiramo amadolari nguko arimo nguko kuko n'ubundi nta kindi kintu twahindura. Kereka dushaka ko azageza n'ubundi ari amayero, ariko twebwe reka tuharekiramo amadolari nguko tubyihorere. Noneho tuhite twikora hano handitse channel hano uri kuhabona ugakoraho nguko
ukimara gukoraho birarodinga, bikimara kurodinga tujya kuri taburo imeze nguku. Urabona hari utuntu dutatu duteganye. Reka duhere kuri kano ka mbere ka basic ifo. Kano kantu uri kukabona, reka mbigire binini kugira ngo ubibone. Twebwe nguko uri kubibona hano hantu hambere urabona harimo United States. Gusa wowe niba warafunguye channel utarebye video yabanje, hano hantu wasangamo igihugu, urasangamo igihugu gitandukanye n'iki ngiki. Ubwo rero wowe nta kintu uhita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh. Ukimara gukora uhitamo igihugu cyacyo cyose ushaka. Ibihugu birimo ahangana ibihugu byemerewe monetize kuri YouTube. Ukimara gukora uhitamo igihugu ushaka ko channel yahiza kubirimo kugira ngo uzabashe guhembwa na YouTube. Twebwe urabona twahizemo United States nguku nguku. Ukimara kubishyiramo nguku nguku uzahita ujya hano munsi, hano handitse keyword. Rero hano hantu ha keyword nyine ugomba kuhitonda hano keyword. Ubwo keyword ushyizemo ahangaha, iyo umuntu asacinze ako ga keyword washyizemo ahangaha, channel yawe ibasha kuba yagaragara. Yenda nk'urugero niba warashyizemo hano guteka, iyo umuntu asacinze ngo guteka, channel yawe nyine iza hafi cyane nyine kuko guteka warabishyize muri keyword ya channel yawe. Rero hano ha keyword ushobora kuba wakandikamo keyword zigiye zitandukanye bitewe n'ibintu uzanyuza kuri channel yawe. Twebwe rero twafatiyeho nk'urugero ko channel yacu igiye kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hari keyword nyine nari nabanje gutegura, nari nazanditse kuri WhatsApp. Nyine bino ni ibintu ugomba gukora banje kwitegura, naga ari ibintu ugomba guhubukira ngo uzuhite usettinga nyine utabanje kubitegura neza. Njye rero reka mbanze ndukopiye nguku nguku. Hano ha keyword rero nta kintu uzahita ukoramo nguku nguku, uhita uza udupastingemo nguku nguku, uhita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh, kano gakama uzagakora nguku nguku. Ukimara gukora twebwe urabona ko twari twanditse keyword zigiye zitandukanye. Urabona keyword twagiye twandika nyine, urabona ko ari ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Urabona twashyizemo technology, dushyiramo nyine AI tools, dushyiramo ibintu bigiye bitandukanye. Urabona ko bijyanye n'ikoranabuhanga. Urabona ko kano gace ka mbere ka basic ifo urabona ko tumaze kugasettinga nguku nguku. We nta kintu uzahita ukora no wanditse advanced setting, hano uri kuhabona uzakora. Ukimara gukora uzahita ujya kuri taburo imeze nguku, uzahabona utuntu twishi tugiye dutandukanye. Nkuko uri kubibona hano hambere urabona nyine hano hasetinze hano hambere. We nta kintu uzahita ukora, uzahita wimumerera hano hagati. Urabona nyine hano barimo barakubaza ngo se channel yawe izanyuzaho ibiganiro by'abana. Niba channel yawe izanyuzaho ibiganiro by'abana, ubwo uravivura kano kambere. Ubwo rero niba channel utazanyuzaho ibiganiro by'abana nta kintu uzahita ukora, uzahita uvivura kano ko hagati nguku nguku. Ibi bigufasha muri cyagiye uri kwa uploadinga video automatically bita byijyanaho nguku nguku, ntago bongera kubigusaba ngo bisettinge. Nyine ntago ugira inama yo guhitamo hano handitse no, kugira ngo nyine video zawe bazajye bazishyira ku bantu nyine bagiye batandukanye, ku muntu wese ukoresha YouTube video yawe abashe kuba yayibona. Kandi mwibutsa ko channel z'abana nyine channel ziba zigunyuzaho ibiganiro by'abana, kubona monetize nyine biba bigoye cyane kuko channel z'abana usanga nyine nama ad menshi anyuraho, nyine ugasanga nyine kubona amafaranga yo kuri channel z'abana nyine biba ari ibintu bigoye cyane, kandi urumva nyine na channel nawe yazamuka mu buryo bworoshye. Rero kimara kubisettinga nguko nta kintu uzahita ukora, uzazamura gake yawe ihanganye. Kano gace rero ka advanced urabona ko nyine ibintu byako nabyo turabirangiye. Rero kano gace kimara kukarangiza nta kintu uzahita ukora kuri kano gace ka gatatu, kano ka future eligibility, kano uri kukabona uzagakoraho. Ukimara kugakora uzahita ujya kuri taburo imeze nguko. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora kuri kano ka kabiri. Ukimara kugakora uzagakoraho nguku nguku. Ukimara kugakora urabona ko nimba dusaba gufata channel yacu tukayiverifya, tugashyiraho na nimero yacu ya telefone. Ibi bifasha iki rero? Iyo utakizeho nimero ya telefone kuri channel yawe, ntago uba wemerewe kwa uploadinga video irengeje iminota 15, ntago uba wemerewe gushyira thumbnail kuri video zawe, ntago uba wemerewe kujya kuri live kuri YouTube. Ibintu bimwe na bimwe nyine ntago ubyemerewe kuri channel yawe. Rero urumva ko no gushyiraho nimero ya telefone, urumva ko ari ibintu byiza cyane, ko ari by'agaciro kuri channel yawe. Mu gihe channel yawe injira bahita bakoreza agakode kuri nimero ya telefone washyizemo, ukabasha kuba wabikurikirana mu buryo bworoshye. Nyine urabona ko na tuno futures tuhita dufunguka kuri channel yawe, ukabasha gukoresha channel yawe mu buryo bwuzuye 100%. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora no wanditse verify phone number, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora bizarodinga, ukimara kurodinga uzateza gake banze birodinga, uzategereza gake yawe ihanganye bitewe na konegisi ufite muri telefone yawe, uzategereza bizahita birodinga. Kuko wowe nta kintu uzahita ukora, uzakomeza gake ya ubanze utegereze ugere kuri taburo ikurikiriyeho, uzategereza. Kimara gutegereza uzahita ujya kuri taburo imeze kunguko. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ubizuminga ini bihite biba binini nguku nguku. Hano hantu kizu dufresh, we hano handitse United States nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh uzagakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ushakamo igihugu cy'u Rwanda, uzagishakamo witonze. Ubwo nawe niba uri mu Rwanda nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ushaka mu Rwanda nguku nguku. Ubwo nawe niba uri mu Burundi uzahita ushakamo igihugu cy'u Burundi, niba uri muri Kenya uzashakamo Kenya, bitewe nyine n'ahantu herere bitewe na nimero ya telefone ukoresha. Ukimara kugihitamo nta kintu uzahita ukora mu musiki dufresh, hano uzahita wandikamo
nimero ya telefone yawe, uzandikamo witonze neza, uzandikamo witonze. Ukimara kuyandika nta kintu uzahita ukora nanditse next hano uri kuhabona. Ukimara gukora kuri next bizaroding, uzateza gake bibanze birodinge. Bikimara kuroding uzahita ujya kuri table imeze kunguko. Ukimara kujya kuri table imeze kunguko bazahita bohereza ka message kuri nimero ya telefone washyizeho. Urabona twebwe ka message bahise bakoreza kano kanya. Rero nta kintu uzahita ukora, uzahita ujya muri message za bisanzwe. Ubwo bazabohereje code kuri nimero ya telefone washyizemo. Tuzafungura application yacu ya message isanzwe. Tukimara kuyifungura tuzahita dukopiya kano ga code nguko nguko. Tukimara kugakopiya tuzahita dusubira kuri ya table nituranye tuze tugapasting mahanga tuzagakiramo nguko nguko. Tuze tukora no handitse submit hano uri kuhabona tuzakoraho. Tukimara gukora bizarodinga. Bikimara kurodinga urabona ko phone yacu yabaye verified. Tukimara kuba verified nta kintu uzahita ukora, rero uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma urabona ko tujye tujya kuri taburo yacu ibanze. Rero nta kintu uzahita tuzahita dufungura Google Chrome yacu, tuzayifungura nguko nguko. Tukimara kuyifunga tuzahita tujya kuri ya taburo twaye turiho nguko nguko. Tukimara kujya kuri ya taburo twaye turi urabona ko twatuntu natwo tuze twivivura nguko. Tukimara kwivura nguko nta kintu uzahita ukora, rero uzahita ukora kuri kano kantu se ngubizamura nguko nguko. Ukimara kubizamura nguko nguko, rero ukimara kubizamura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano ko musa kanga kakizeho du fresh, kano ka advanced future kanga kakizeho du fresh, kano uzagakora ngashyize du fresh. Ukimara gukora uzahita ubona utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Kano kantu rero we nta kintu uzagakora, wowe icyo usabwa no gutangira kwa uploadinga video kuri channel yawe, ukajya kuri live z'abandi, ukajya komatinga kuri video z'abandi, abantu bakajya bakomatinga kuri video zawe. Kugenda ubikora kuri channel yawe buri gihe uko bigenda byisubiramo. Kano kantu ka channel history kahita kifungura kuri channel yawe. Mwibutse ko kano kantu yo katifunguye kuri channel ya nagwa monetize ngo bikunde. Kugira ngo babe monetize kano kantu nako kaba kariviye, kano kantu ka channel history kaba kariviye nguko nguko. Kano kantu rero we nta kintu ugakora, we nta kintu usabwa, uhita ubikora nguko bikazamuka nguko nguko. Uhita usubira hano kuri advanced. Dukimara gusubiraho urareba nyine ukabanza ukareba ko ibintu byawe byose bimeze neza. Ukahita uzana hano kuri basic info. Ukimara kuza kuri basic info uhita ureba ko ama keyword washyizemo bihura neza. Iyo ubonye bihura neza nta kintu uhita ukora hano handitse upload default. Hano uri kuhabona ukora hano munsi, uri kuhabona ukoraho nguko nguko. Ukimara gukora tujya kuri table imeze kunguko nguko uri kubibona hano hambere ha basic info. Hano rero iyo ushyizemo ibintu bigiye bitandukanye, ugashyiraho title, ugashyiraho hashtag, ugashyiraho ibintu bigiye bitandukanye, ibintu ushyizanga kuri video uploadinze kuri channel yawe bigenda bijyaho nyine. Urumva niba ari title video zawe ziba zifite title imwe nyine, hano hantu nta kintu ushyiramo, we nta kintu uhita ukora no handitse advanced setting. Hano uri kuhabona ukora nguko nguko. Ukimara gukora tujya kuri table imeze kunguko. Kano kantu ndashaka ko mukumva neza 5 kuri 5 kuko kano kantu niko kingenzi kuri channel yawe. Rero ukimara kukabona nguko nta kintu uzahita ukora, reka nzuminge mbanze migire binini nguko nguko. Kano kantu ka mbere hano yukoze hano ushyize fresh, hano uri kuhabona ukoze nguko nguko. Ushobora kuba wabirekera ngaho ukahita uvivura kano ka mbere. Hanyuma uje hano kuri video language, hano nyine n'ururimi rwa video uzajya uvuga. Muri uzajya ukoresha icyongereza, niba ari ikinyarwanda, niba ari ikirundi. Kuzikiza hano nabonye harimo n'ikinyarwanda, uhita ukora kuri kano kantu nguko nguko. Ukimara gukoramo nyine uhitamo ururimi video zawe zizajya ziba zirimo. Nk'urugero twebwe reka dufatire ku kinyarwanda, tuzashaka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Dore ni iki ngiki uzahita ukivivura nguko nguko. Tukimara kukivivura nguko urabona ko ikinyarwanda kise kizamo nguko nguko. Ukabona na hano ha title nyine maraba tubaza title ururimi izajya ibirimo. Ushobora kuba wakoraho nguko nguko, wakora nguko nguko nanone ukahita ushakamo ikinyarwanda, niba ari ikirundi, niba ari icyongereza. Gusa bino si itegeko nyine, ushobora gushyiramo ikinyarwanda ariko title yawe ukayigira icyongereza. Rwose ni ibintu byumvikana cyane. Rero hano uzashyiramo ikinyarwanda nguko nguko. Ukimara gushyiramo ikinyarwanda nguko nguko urabona ko kigiyemo. Ubwo niba uri mu Burundi nawe uzashyiramo ikirundi bitewe n'ahantu herereye. Hano hantu rero ha comment turabona kari on nguko nguko. Bivuze ko kuri buri video yawe umuntu aba yemerewe gutanga comment uko abishaka. Yo kari on nyine urumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero kano gace ka mbere ukimara kugasetinga neza nguko ngo nta kintu uzahita ukora. Ubwo tugiye guhita tujya no kuri kano gace ka kabiri, akangaka kashyizeho du fresh. Akangaka uzahita uzanga nguko nguko, uzahita ukurura ubizane nguko nguko. Nkuko uri kubibona hano hambere, urabona hano hambere ni category nyine, category ya channel yacu. Ese channel yawe izajya ikora iki? Channel yawe ni imyidagaduro, ese channel yawe ni comedy, ese channel yawe ni ukwigisha, ese channel yawe ni filime, ese channel yawe uzajya ushyiraho video zivuga ibiki. Rero kugira ngo bisetting ntacyo uhita kuri kano kantu ushizeho du fresh. Ukimara kugakoraho bahita bakoreka ama category agiye atandukanye. No nyine urabona hari ibintu bigiye bitandukanye. Urabona hariho comedy, hariho education, entertainment, hariho filime, hariho music, hariho ibintu bigiye bitandukanye, hariho politike. Hano nyine uhitamo bitewe n'ikintu channel yawe uzajya wibandaho. Twego nk'urugiye kuko ari ukwigisha, rero ntacyo uzahita duhitamo education. Ngiyi uri kuyibona. Ubwo niba ari comedy ubwo uzahita ushyiramo comedy. Ubwo nawe niba ari ukwigisha uzajya ushyiramo education. Noneho ubwo wowe niba ari entertainment ubwo uzahita uyikoraho nguko nguko, uzahita uyikoraho nguko nguko. Ukimara kuyikoraho nguko nguko
izahita ijyamo nk'uku nguku. Ubu iyi kategori dushyizemo hano channel yacu nyine twise twemera ko kategori yacu ari ukwigisha. Bivuze nyine ngo video zacu tuzadushyiraho channel izajya zifavoriza ku bantu bashaka kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga nyine. Urugero niba ukunda gukoresha YouTube cyane, wabonye ko ibintu ukunda gusacinga kuri YouTube ari byo bakunda kuguhereza cyane, ubwo bino bintu nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ubwo niba ari filime, ubwo uzahita ubisetinga nguko. Ukimara kubisetinga nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ujya hano munsi nk'uku nguku. Ukimara kujya hano munsi nako kano kantu bibaye byiza wahita ukarekera ahangaha, bazahita bakubaza ibintu bigiye bitandukanye. Se hano wowe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukarekera ahangaha, hano nta kibazo. Ukimara kubona wabisetinze nk'uku nguku hano ha basic, reka nkoriho ndebe, naho uzabikirekera kuri basic, naho ntari ariko wabishyira hano hambere. Ukimara kubisetinga neza nk'uku ubu nta kintu uzahita ukora, uzahita uza no kuri kano kantu ka community, kano uri kukabona uzagakoraho nk'uku nguku. Ukimara kugakora uzahita ureba tuno tuntu twawe ko turi on. Urabona hano nyine ndabona ugifungura channel nyine urabona ko ibintu byaho biba bimeze neza. Ukimara kubona bimeze neza nk'uku nguku uzahita ukora no kuri kano kantu kwa permission, kano uri kukabona. Kano kantu nyine impamvu ngakoze nk'uku nguku, urabona imene twafungura YouTube channel ibigaragara ahangaha. Ushaka guhereza uburenganzira channel umuntu runaka, ushaka guhereza nk'umuntu runaka, yenda nk'urugero akubere manager kuri channel yawe, akubere editor kuri channel yawe. Rero ushaka kwemvita umuntu kuri channel yawe yakwizo nshingano zigiye zitandukanye, tukora no handitse invite hano uri kuhabona, ukoraho yukozeho ushyiramo email y'uwo muntu, bakahita bamwereza ka message agakofirimye, abasha kugira uburenganzira kuri channel yawe. Gusa ibyo ni mu bishima nabyo nzabikoraho video mbere ku buryo bikorwamo. Rero tuno dusetting twose maze kukwereka kuri kano gace, iyo maze kudusettinga neza ubona ibintu washyizemo byose bikora neza, nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka save akanga kashyizeho dufuresh. Ukimara gukora kuri save bizarodinga, bikimara kurodinga uzahita tujya kuri taburo ibanza, ya taburo twahereho tukinjira muri Google Chrome. Rero ukimara kujya kuri taburo nta kintu uzahita ukora back, usubira inyuma usubire kuri taburo ibanza. Gusa nkwibutsa nyabona tuyo dusetting twose nkweretse kuri channel yawe, ugere udufungure kuri channel yawe dukore nkuko natukweretse. Gusa nugira ikibazo, inyunganizi cyangwa hari agasetting utumvise neza cyangwa utasobanukiwe neza, uhita ugasigaho muri comment kugira ngo nzabashe kugakosora muri video zizakurikira, nzabashe kugusobanura neza 5 kuri 5. Niba wagize ikibazo uhita ugisigaho muri comment kugira ngo tubashe kugikurikirana muri video zizakurikira, kugira ngo hatazagira umuntu usigara inyuma kuri channel ugasanga channel yaheze hasi kandi ari agasetting atumvise neza. Rero ukimara kubisoza nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma, ubwo uzahita usubira kuri application zawe bisanzwe. Ukimara gusubira kuri application zawe bisanzwe nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura application yawe ya YouTube, dore ngiyo uzahita uyifungura nguku nguku. Ukimara kuyifunguza atiza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita ukora kuri kano kantu kari hano munsi, kano gafoto kawe kanga kakizeho udufresh, uzagakoraho nguku nguku. Ukimara gukora nguku nguku nusanga aho channel maze gusettinga uzahita uyibona hano hejuru, niba ari channel maze gusettinga uzahita uyikoraho. Gusa nusanga ataremo channel maze gusettinga nta kintu uzahita ukora nanditse switch account hano uri kuhabona, bazahita bakwereka email ufite muri telefone, abahita bakwereka channel ufite muri telefone yawe, none urangiza uhitemo ya channel maze gusettinga. Ubwo uzahita uyikoraho nguku nguku hano hejuru, nuyisanga hano hejuru uzahita uyikoraho nguku nguku. Ukimara kuyikoraho nguku nguku bizarodinga, bikimara kurodinga uzahita ujya kuri ya channel yawe. Tukimara kujya kuri ya channel yacu bivuga ko twashyize ibintu bitandukanye, bivuga ko twashyizeho akabana image, ni kano gafoto kari hano hejuru urabona ko kahise kajyaho kandi urabona ko ari agafoto keza. Gusa nyine twebwe ntago twari twagateguye, nyine twakoresheje ifoto isanzwe. Iyo bibaye byiza ubundi ujya gusettinga channel wagateguye, wabanje kukadesigninga neza muri application zidukora, nyine wabanje kugakora neza. Urabona na ya foto twashyizeho ya logo nyine cyangwa ifoto twashyize kuri channel yacu, nayo urabona ko yagiyeho kandi urabona ko ari agafoto keza cyane bitewe na content nyine tuzanyuzaho. Gusa ushobora gushyiraho logo yawe wateguye ukoresheje application zigiye zitandukanye bitewe n'amahitamo yawe. Rero nta kintu uzahita ukora kuri kano kajambo shyizeho dufresh, kano uri kukabona uzagakora nguku nguku. Ukimara gukora nguku bizarodinga, bikimara kurodinga urabona ya description twashyize kuri ya channel yacu, urayibuka neza ko twabanje kuyishyiraho, nabanje kujya kuyikopia kuri WhatsApp nkaza nkahita nyishyiramo hanga. Urabona nyine ko yagiyemo, nyine ibi ni ibisobanuro bya channel yacu, nyine biba byiza bishyizeho nguku nguku. Urabona channel yacu ifungure muri United States, urabona channel yacu ifite views 40, urabona ko ibintu byacu bimeze neza. Uhita ukora kuri kano kantu usubira inyuma back gake, usubira inyuma. Urabona tumaze gushyiraho video imwe, urabona channel yacu uburyo imezemo, urabona ko ari channel nziza cyane, urabona ko ari sirimu cyane. Ukimara kugera kuri iyi taburo ushobora kwibaza bino bikurikira: ese ko maze gusettinga channel yanjye nkaba nyine logo yo gushyira kuri channel yanjye nk'iya runaka cyangwa yisumbuye ku ya runaka, ngiye nayikora gute? Niba ukeneye gukora logo uhita ubisigaho muri comment, nzakore ku buryo wakora logo ukoresheje telefone yawe, ukoresheje laptop yawe, kandi kakaba ari akarogo keza bitewe n'amahitamo yawe, bitewe na logo ushaka uko yabimeze. Nanone ushobora kwibaza kino kibazo cya kabiri: ese ko nyine akabana image nk'aka ngaka cyangwa kisumbuye kuri aka cyangwa ko nabonye kuri channel runaka, ngiye nagakora gute?
niba ufite n'icyo kibazo uhita ugisiga munsi muri comment, nzahita mbere ku buryo wakora akabana image keza bitewe n'amahitamo yawe. Bibaye byiza wasobanurira uburyo kameze muno nakora nkakora video nkora akabana image nkako wambwiyeho muri comment. Ubwo na logo birabimeze uko nguko urambwira ro gushaka muri comment, nzakore ku buryo wayikoramo 5 kuri 5. Nanone ushobora kwibaza ikibazo cya gatatu kigira kitese ubundi channel yishyura amafaranga yo kuri views 1000. Niba ugira icyo kibazo nacyo gisigaho muri comment, n'ikindi kibazo cyose bibaza kuri YouTube channel, n'ikindi kibazo bibaza kuri social media, uhita ugisigaho muri comment kugira ngo tubashe kuzabiganira muri video zizakurikira, maze turusheho gukora amafaranga online dukoresheje telefone zacu, kuko ikinyejana tugezemo ntago gikeneye abantu bakora imirimo y'amaboko, ahubwo gikeneye abantu bakoresha nyine telefone zabo, laptop zabo, ibintu nyine bya online, ugakora amafaranga online bitagusabye kujya wirirwa ujya kuri tera ushakisha akazi warakabuze, ahubwo ukaba wibera ahantu mu cyumba runaka, wibera ahantu runaka, ukaba uri gutegura ibintu byawe kandi uri kwinjiza amafaranga ukoresheje telefone yawe, nta kintu na gito yabigusabye uretse telefone yawe na internet. Rero zino setting imaze kukwereka uzi setting neza kuri channel yawe, ndabizi neza ko ejo buno uzabona umusaruro ukomeye kuri channel yawe, maze channel yawe maze nayo igatangira gukwinjiza agafaranga, maze nawe ugatangira gukirigita agafaranga kavuye kuri YouTube. Sawa rero nizere ko iyi video yagufashe, niba yagufashije bimbwira muri comment, gusa nawe niba wagize ikibazo, inyunganizi cyangwa icyifuzo ubisigaho muri comment. Sawa mugira ibihe byiza, dusubire muri video ikurikira, nzasubiza ikibazo wambajije munsi muri comment. Ciao Imana ibarinde.